Mukomere cyane twongeye kubasuhuza aha ni kuri wa murongo Topson Media aho wigira ibintu bigiye bitandukanye. Ndabizi uyu munsi abantu muri kwibaza ati amanota y'ibizamini bya leta senior 6 cyangwa se senior level 5 kubiga TVET ese bimeze ute? Ubu ngubu tuvugana NESA yamaze gutangaza ko abarenga 7,118 bagize uruhare mu gukopera ibizamini bya leta. Bakaba bavuga ko tariki 31 Kanama 2026 ubwo ni mu kwezi kwa munani ariho bazatangaza ibyavuye muri iri perereza. Ibi bishobora kuzagira ingaruka ku banyeshuri bakopeye ibizamini bya leta ndetse no ku barimu bakopeje, barebe nk'abana banditse ibintu bisa cyangwa se banditse amafuti amwe, mbega ku bakoze ibintu bisa cyangwa se abakoze amakosa asa bakayahuriraho. Ibi ngibi Minisitiri w'Uburezi aguma abikomoza avuga ati impamvu amanota y'ibizamini bya leta senior 6 ndetse na level 5 kubiga TVET adasohoka vuba, naho bari kwanariza barebe amakosa yabereye mu marokari abana bakoreyemo, barebe aho abana bahuje amakosa babakosora. Ubwo ngo ni ukuvuga ati bazabahana bagendeye ku manota babonaga muri classe zabo. Umwarimu yagiye ajya gukosora akabona umwana wabonaga 0 muri classe ari kubona amanota menshi cyane, bivuze ko yakopeye. Ibyo ngibyo rero umuyobozi wa NESA yavuze ati ibi ntitwabyihanganira, avuga ko bazajya barebera no ku ruhare wagiraga muri classe, amanota wagiraga mu kwiga bisanzwe. Ubwo ngo niba wari ufite intege nkeya bivuze ko amanota yawe azagabanuka, kandi bivuga ko umwarimu bazasanga irokari ye yakopeye cyane, ubwo ngo nawe azabihanirwa. Minisitiri w'Uburezi yagomeje kuvuga ati icyumweru kimwe rwose amanota y'ibizamini bya leta senior 6 ndetse na level 5 ku bantu batagize uruhare mu gukopera, ubwo ni abantu 8,188 bagize uruhare mu gukopera ibizamini bya leta. Rero niba uri umunyeshuri ukaba utikekaho icyaha cyo gukopera, umenye ngo mu cyumweru kimwe amanota yawe araba yakugezeho, nta kibazo kiri mwaho. Umuyobozi wa NESA yabivuzeho neza cyane, aravuga ati abantu batagize uruhare mu gukopera iki cyumweru kirashira amanota yabo barahita bayabona. Reka dutegereze rero iperereza rizakorwa muri uku kwezi ku itariki 31 tukazabona ibisubizo byavuye mu iperereza ririmo gukorwa na NESA. Ayo niyo makuru twari tubafitiye uyu munsi. Ntibagiwe gukanda subscribe kugira ngo tuzacikwa na video tugenda tuba umunsi ku wundi. Ciao.